Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Turabashuje mwese mu izina rya Yesu Kristo. Ni wa mwanya mwiza tuba imbere y'Imana tukumva ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha, munyemerere dushime Imana. Imana ikomeye, Imana ihambaye, Imana yera, Imana ikiranuka. Turagushimye kandi turaguhimbaje. Mwami, tuguhaye icyubahiro kubw'uyu mwanya mwiza. Data, tugushize hejuru kuko bikwiriye. Uri Imana y'amaboko kandi uri Imana yo kwizerwa. Uyu ni umwanya mwiza Mwami twongeye kugaruka imbere yawe Data, kugira ngo Mwami twumve icyo uvugana natwe. Turakwinginze Mwami, reka ijambo ryawe Mwami Data wera wese Mwami rigira icyo rirema mu buzima bwacu, kandi mu izina rya Yesu risenye ibidafite umumaro, ritwimure mu mwanya umwe kandi rigira aho ritugeza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha. Nejejwe n'Imana muri uyu mwanya mwiza Imana iduhaye. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 35 umurongo wa 8. Turavuga kuyoboza Imana inzira. Hari inzira yawe, hari inzira yanjye. Imana yacu ishimwe cyane. Mu nyigisho y'ubushize twavuze yuko hari ahantu Imana idushaka cyangwa Imana yakugeneye kuba, ariko kugira ngo uhagere biragusaba kuyoboza inzira Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Yesaya 35 umurongo wa 8 haravuga ngo kandi hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iy'abandi. Abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba. Imana yacu ishimwe cyane. Reka twongereho na Zaburi 84 umurongo wa 5 haravuga ngo hahirwa mu mitima ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira z'igisiyoni. Yesu nashimwe cyane. Toro ry'Imana, hari inzira nyinshi mu buzima bwacu. Hari inzira zo ku butaka, muri ubu buzima twese tunyuramo, imodoka zinyuramo, amamoto anyuramo. Hari inzira zo mu kirere zikoreshwa n'indege, hari inzira zo mu mazi zikoreshwa n'amato. Izo zose ni inzira. Yesu nashimwe cyane. Hari inzira z'ikoranabuhanga, umuntu ashobora kuvugana n'undi mu buryo bwa telefone. Izo zose ni inzira ushobora kugera ku muntu ari kure. Amen. Hari inzira abantu batererwa, hari inzira z'inzozi. Izo zose ni inzira. Imana yacu ishimwe cyane. Ariko nagira ngo ubwire ngo Imana ifite inzira nyinshi cyane. Izo ni inzira z'abana b'abantu. Ariko Imana ifite inzira nyinshi cyane, zirenze igihumbi inyuramo iza idusanga. Hari n'iyindi nzira Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo muri Yohana 14 umurongo wa 5, 14:6 twese turayizi, aho Yesu yavuze ati ni nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe ujya kwa Data atanyuzeho. Rero ndagira ngo ubwire ngo hari imigisha yawe, hari ahantu Imana yaguteganyirije kugera wowe, hari imigambi Imana igufiteho, ariko kugira ngo uhagere birasaba inzira, kandi iyo nzira birasaba kugira ngo iyoboze. Yesu nashimwe cyane. Ijambo ry'Imana rikongera rikatubwira muri Zaburi ya 37 umurongo wa 5. Bibiliya tubwira ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe, nawe azarusoza amahoro. Iyo yose ni inzira. Wiringire Uwiteka ukora ibyiza. Imana yacu ishimwe cyane. Rero kugira ngo ushobore kugera muri destiny yawe biragusaba kugendana n'Imana. Biragusaba kugira ngo urwo rugendo, kugira ngo ushobore kuva aho uri uyu munsi ushobore kugera aho Imana igushaka, cyangwa ugere mu masezerano yawe, ni inzira. Birasaba inzira. Ariko iyo nzira rero ni inzira y'Imana. Iyo nzira nta muntu uyizi, Imana yonyine niyo yayiteguriye. Rero biragusaba kugira ngo uyoboze Imana inzira. Zaburi ya 37 umurongo wa 5 ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, aba ari we wiringira nawe azabisoza amahoro. Yesu nashimwe cyane. Hari inzira yo mu bitekerezo. Inzira yo mu bitekerezo niyo ituma uyu munsi wibwira ngo genda ukagenda.
inzira yo mu bitekerezo niyo nzira ivuga ngo vuga iki ngiki. Rero buri muntu wese iyo nzira arayigira, ariko kugira ngo ushobore kugera ahantu Imana yakuremeye kugera biragusaba iyi nzira. Yesu nashimwe cyane. Biragusaba iyi nzira. Bibiliya tubwiye ngo kandi hazabaho inzira nyabagendwa. Iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba ari iy'abandi. Abo ni abahe? Abo ni abiringiye Uwiteka, abo ni abakiranukiye Imana, abo ni abakoze ubushake bw'Imana. Abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba. Ntabwo ari inzira y'amashuri, ntabwo ari inzira y'abakomeye. Iyi ni inzira y'abana b'Imana biringiye Uwiteka Imana, bakavuga ngo tugiye gukurikira Imana, aho itujyanye ni heza. Imana yacu ishimwe cyane. Iyo ni inzira y'Imana. Kandi ijambo twasomye ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima yabo inzira yo kwera, inzira y'Igisiyoni. Iyo niyo nzira abana b'Imana, toro ry'Imana, kugira ngo ushobore kugera muri Kanani yawe yo muri iyi si, kugira ngo ushobore kugera muri Kanani yo mu ijuru, biragusaba kunyura iyi nzira. Iyi ni inzira y'Imana, nukumva ijwi ry'Imana, nukugendera mu kwera kw'Imana. Imana nikubwira kunyura hano ukayinyuramo, nubwo haba hakomeye ariko ubushake bw'Imana nubwo bwaba bukomeye ariko iherezo ryabwo ni bwiza. Iyo niyo nzira y'Imana igomba kukugeza mu mugambi wayo. Iyo niyo nzira y'Imana igomba kukugeza mu masezerano yayo. Iyo nzira irahari. Iyi nzira igituma boroheje baba bakomeye. Iyi nzira igituma abari insuzugurwa bahinduka ibirangirire. Iyi nzira irahari igituma abari bimuga bagenda. Iyi nzira irahari igituma abantu bari badafite izina bagahabwa izina. Iyi nzira irahari, ni inzira Imana ikoreramo ibitangaza. Yesu nashimwe cyane. Iyi ni inzira umuntu utari ufite ishusho yarangiza agahabwa ishusho. Iyi ni inzira umuntu utaruzwi yarangiza akamenyekana, abantu bakavuga ngo bigenze bite, ariko yanyuze muri ya nzira. Iyi ni inzira y'ibitangaza by'Imana. Iyi ni inzira y'abana b'Imana. Niyo twasomye ngo kandi hazabaho inzira nyabagendwa. Iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Nta bantu bemeye kwinyura, nubwo yaba ikomeye ariko bayinyuranamo kwera kw'Imana, bayinyuranamo ubushake bw'Imana. Niyo nzira bahuriyemo n'Imana. Iyo uhuye n'Imana ubuzima bwawe ntabwo busigara uko bwari bumeze. Iyo uhuye n'Imana amateka arahinduka. Iyo uhuye n'Imana utaruzwa aramenyekana. Iyo uhuye n'Imana wari ucinditse aba ukomeye. Yesu nashimwe cyane. Iyo ni inzira y'Imana duhuriramo n'Imana. Ntabwo ari inzira y'abanyamaguru yisanzwe, ntabwo ari inzira yo mu kirere y'indege, ntabwo ari inzira yo mu mazi amato n'imeri zose binyuramo. Oya, ni inzira yo kwera, ni inzira y'ubushake bw'Imana, ni inzira yo gukurikira ijwi ry'Imana, ni inzira yo kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, ni inzira yo guca bugufi no kubaha Imana. Niyo nkwifuriza muri uyu mwanya, unyura inzira yo kwera mu izina rya Yesu. Izakugeza mu iherezo ryawe, izakugeza aho Imana igushaka, izagusumbisha amahanga, izaringaniza ibitaringaniye mu buzima bwawe, izakugira umuntu udasanzwe, izakubahisha, izahindura ishusho y'ubuzima. Iyi niyo nzira yonyine Imana yiteguriye abantu bayo kugira ngo bahure nayo. Niyo ngusabiye muri uyu mwanya kugira ngo unyure muri iyo nzira, uyoboze inzira Imana ikwiriye. Uyobozi inzira Imana ikwiriye. Ni inzira yo biragusaba kuyoboza Imana iyo nzira. Niki nakora mwami muri iki gihe? Abisirayeli bagendanye n'Imana. Iyo cyabaga ari igihe cyo guhagarara barategerezaga. Iyo cyabaga ari igihe cyo kugenda, inkingi y'igicu yabayoboraga yabajyaga imbere, yarangiza bakamenya yuko ari igihe cyo kugenda. Iyo cyabaga ari igihe cyo guhagarara barangiza bagategereza iyo nkingi. Rero niko n'iki gihe dutegetswe kumvira umwuka wera w'Imana. Niba ari igihe cyo gusenga ni igihe cyo gusenga, niba ari igihe cyo gutegereza Imana ni igihe cyo gutegereza ubushake bw'Imana.
nicyo gihe tugeze mu toro ry'Imana. Niba wifuza kugira ngo ushobore kugera mu iherezo ryawe, biragusaba kuyoboza inzira Imana. Data, turagushimiye mwami wacu, uri uwo kwizerwa kandi uri uwo kwiringirwa. Utwemerere mwami wacu, turifuza mwami kugera mu iherezo, turifuza mwami gusoza neza, turifuza nyagasani data kunyura muri iyi si, ariko tukanyura no mu bushake bwawe. Mwami nyiringabo witeka, ijambo ryawe mwami ryatubwiye ngo hazabaho inzira nyabagendwa, kandi iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Abanduye imitima ntibashobora kuyicamo, ahubwo izabeye babandi abagenzi naho baba barabaswa bazayinyuramo. Ni inzira yo kwera mwami, niyo twifuza kunyuramo. Turakwingize papa, utuyobore mwami, tuyobore inzira ikwiriye, tuyobore mu izina rya Yesu Kristo. Mwami uturinde kugenda twiyoboye, uturinde kunyura inzira z'ubusamo, uturinde kunyura inzira zanduye, uturinde kunyura inzira mwami data zitari izawe. Mwami udushoboze kugendera mu nzira zawe. Mwami wavuze ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima yabo inzira zigana Siyoni. Mwami turifuza imitima yacu mwami, mu mitima yacu harimo inzira nyinshi duhora twibwira papa, ariko ndakwingiza Uwiteka uduteremo inzira yonyine mwami, inzira yo kugira inyota mu mitima yacu, kugira ngo mwami twese mwami twifuza inzira zigana Siyoni, twifuza inzira zigana ahuri, twifuza inzira nyagasani data yo kwera, inzira yo gutsinda ikibi n'igisa nacyo. Mu izina rya Yesu turananiza ibitunaniza, turananiza mu izina rya Yesu Kristo imbaraga zishaka kutunyuza muri izindi nzira mwami. Turaheza iyo migambi y'abandi, turaheza imbaraga zikuzimu, turatura imbaraga zawe ku buzima bwacu. Buri muntu wese udukurikiye mwami umushoboze kunyura muri iyi nzira, n'abazadukurikira mwami umushoboze kutunyura muri iyi nzira, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Ndakwifuriza kunyura muri iyi nzira, inzira yo kwera, izakugeza mu iherezo ryawe, izakugeza ku cy'Imana igushaka, izakugeza ku cy'Imana yakuvuzeho, izakugeza ku cy'Imana igushakaho mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana n'abane namwe. Shalom.